ni ibandi ushobora kumwita ibandi nisi ibandi wenda ndarashe cyane ushobora kumwita wenda ko atari yagira ubumenyi buhagije ku ijambo ry'Imana noneho ushobora no kumwita n'umuntu ufite inda nini kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo umukiranutsi azabishwaho no kwizera kuko umuntu yaka amaturo cyangwa ibya 10 afite titre runaka agomba kuba afite agomba kuba afite titre y'umutambyi kuko abatambyi nibo batungwaga n'ibyo mu nzu y'Imana. Uyu munsi nta mutambyi dufite kuko twese turi abatambyi tukaba abatambyi Kristo akaba umutambyi mukuru ubwo ngubwo ninde ndi buhituro ninde ndi buhicyacu Alex muri revelation sorry gato tujye tugenda tugana ubu nukuvuga muri revelation wagize wowe ikintu cyitwa gutanga ituro cyangwa icya 10 ntago gikozwe gutanga ituro n'icya 10 birashekeje mu rwego bikorwamo biteye inkeke biteye ikibazo kubera yuko nta nubwo babihera aho byatangiriye wenda mu kuva bavuga ati mu kuva niho ibintu bya donc kuva umunsi Mose ashiraho abatambyi ashira itegeko ry'abatambyi akababwira n'icyo bagomba gukora nawe yakibwirijwe n'Imana ku musozi ugakurikiza n'iby'ubu ngubu nta barewi tugira mu gihugu cy'u Rwanda twite turabisira uko gushaka kw'Imana niko kwatumye nezwa kuko yitanze rimwe gusa ngo ncungurwe byiteka kuko gushaka kw'Imana yanjye niko kwatumye nezwa kuko yitanze rimwe gusa ngo ncungurwe byiteka sinakijijwe n'amaraso y'ihene sinacunguwe n'inuma y'intungura sinakijijwe n'amaraso y'ihene sinacunguwe n'inuma y'intungura uko gushaka kw'Imana niko kwatumye nezwa kuko yitanze rimwe gusa ngo ncungurwe byiteka ahari ubutunzi bwari gushiraho ahari amasho yari gushiraho urwo naciriwe rwari ugupfa gusa Yesu aserutse anyishurira imyenda yose undi degenza n'abantu mwuru rubanza muraruca uyu muntu araririmba tukarira ariko ngo insengero nongeye kuguha ikaze nkushimira wowe ukurikira Nest TV nkubwira ngo amahoro amahirwe biguhundagareho ubuntu bw'uhoraho bubane nawe mu byo ukora byose umeze neza ushima Imana ko yabigenje gutyo kandi nawe utameze neza usenge kugira ngo birusheho kugenda neza. Nanone rero twagira ubuntu bwo kubana n'umugabo uri hano imbere ya kamera zacu kuri Nest TV. Ushobora kubona afite gitari ukibaza uti noneho ni Mavenge Sudi bazanye n'umuhungu we
ariko nagira ngo atangire atwibwira. Uraho neza muvandimwe? Ngaho amazina yanjye nitwa Alex Mugema. Yego. Ndi umuririmbyi. Yego. Mba gospel music. Yego. Rero nyine nkunda guprofita, urabona wazanye gitari nawe wibwira idusuhuze. Wayunganiye Alex, wayunganiye abantu bakumva ukuntu ibintu bigiye kugenda. Izuba rirasa rikarenga, niko mbona urukundo wankunze rutarondoreka, nkuko bwira bugacya, niko mbona ineza yawe ku buzima bwanjye. Nari nzi ko gukundwa nawe ari ugutunga ibya mirenge, nari nzi ko guhirwa ari ukugira ibikomeye, sinari nzi ko kunyurwa aribwo butunzi burusha ubundi, sinari nzi ko amahoro aruta uburame, sinari nzi ko ibyishimo bitagurwa ifeza, none nakubonyemo byose nifuzaga, sinyifuza iby'isi byabaye igihombo, bibona nk'ibibambwe nabyo bimbona nk'ubambwe, ikinyura no gutunga Yesu gusa. Wow. Amen. Ko numva watuma umuntu asinzira. Alex, turakwakiriye cyane kuri kamera za Nest TV, wakoze cyane kubana natwe. Ni by'agaciro kukugira, ngira ngo tugiye kuganira byinshi bigiye bitandukanye, ariko nagira ngo dutangire nyirizina. Alex, uretse kuba ari umuririmbyi, uretse kuba ari uyu turi kubona kuri gitari, Alex ni muntu? Alex ni umuntu woroheje, uri simple nk'abandi bantu. Amazina yanjye nayavuze, Alex. Icyo nshoboye gukora mu buzima busanzwe, nshobora gucuranga gitari nk'uko nyicuranga, nshobora gukora n'imirimo y'amaboko, nkora ibintu bijyanye n'ububaji, furniture, ibintu byose bijyanye n'ububaji, bijyanye n'urubaho ndakora. Ibindi ni wenda imitako yo mu nzu, amatablo se, gushushanya ibintu nk'ibyo ngibyo. Ahanini nibwo buzima bwanjye bwa buri munsi, kuririmba, gushushanya no gukora furniture. Ibyo ngibyo nikundira. Akomane, kubera iki abantu bose bavuga ubutumwa bwiza cyangwa baririmba indirimbo z'Imana, reka mbivuge gutyo, kuki bakunda guhuriza kuri mwene iyo mirimo? Ni ukubera ariyo na kera ku bwa Kristo bakoraga? Buriya ntaho bihurira. Ntaho bihuriye, kubera ko abantu bavuga ubutumwa bwiza ahanini ahubwo usanga nta n'imirimo bagira. Wenda abaririmba hari igihe bagira n'impano yo gushushanya, nabwo ntago ari itegeko, ntago ari ihame ngo ni ikintu giteye gutyo. Ariko abenshi, nawe wisuse kandi abizi ko abenshi uzi hari ibyo baba. Harimo abantu benshi nzi baririmba bakaba banashushanya bakora ibintu by'ubugeni. Ufite ubugeni bukubiye muri icyo kintu gisa nkaho harimo impano zo gushushanya, kuririmba, gucuranga, kuvuga imivugo, gukora ibintu byinshi bitandukanye bihurira muri icyo kintu cy'ubugeni. Usanga akenshi bihura aho ngaho. Wenda ijambo ry'Imana ryo riri ku ruhande, ntabwo warivanga n'ibyo bintu cyane,
ariko ibintu bijyanye no kuririmba, gushushanya, kuvuga imivugo, donc ubuhanzi muri rusange yibumbira muri icyo kintu kimwe tugiye tugasanga musa kwa afite izo mpano nk'eshatu: gushushanya, kuririmba, kugira n'ibindi bintu. Yego Alex, nakibaza ngo uyu munsi wa none umuntu akubonye gutyo umeze ukungana ukunguka uvugira Kristo, ni ibintu bigira process. Urugendo rwawe rw'agakiza rumeze rute guhera ku munsi wa mbere wamenye iryo zina ryiza urimo uririmba uyu munsi? Ibyo ndirimba n'igihe wenda byahindukiriye cyangwa se harimo, navuga ko biri mu byiciro. Nakuze mu rugo n'ubundi bakijije bajya ku rusengero, bakanadukubitira kujyayo, tukajyayo nk'iby'imihango, ariko hari periyode igera ugasanga ibyo bintu ntubishaka. Ni ibintu wakoze baguhatiye, si ibintu wakoze uhisemo. Ukajya utanga motife zituma nyine utajya ku rusengero, ukigira gukina umupira se cyangwa ukigira mu bindi bintu, batangira kubikwepa, ugasanga nabo ntabwo bakigukubitira kujyayo nka kumwe bagukubitiraga kujyayo. Ariko bikaza n'ubundi ugasinzibagirwa, yari 2005, yari 2005, ve ya 2005, bonane ya 2005. Twari twapanze pati, twarakoteje amafaranga tuzi ko nyine kuri bonane nijoro ni gahunda. Hanyuma ngiye ahantu twari gukorera pati, sanga umuntu wari kugura umuriro ntawe yaguze. Ijwi rinzamo tunumva ikintu kirambye, ate ko ubundi uri mu biki wakwigiriye ku rusengero. Nisubirira mu rugo, ndagenda mfata umupira w'imbeho nigira gusenga. Kuva uwo munsi kuri ve ya 2005 ntangira kujya mu rusengero ari njye ubihisemo. Ndumva icyo gihe nabigiriyemo n'ibihe byiza, numvishije nyine ari sawa. 2006, 2007 ntangira no kuyobora abanyeshuri ba secondaire bo kuri ensemble de Dieu Nyamirambo. 2008 hari ubusabane wumva gufitanye n'Imana ku buryo wanafataga n'igihe cyawe cyo nyine ukisengera, ukumva ni ibintu byiza, ukarara. Hari igihe twaraga muri veyibaze kuba uri bubyuke mu gitondo uyobora nk'iteraniro kuririmba, ariko ukaba warayeveye wenyine, nta wayiguhati, kandi ukumva ntabwo warayeveye usenga wenda ngo Imana ngo iguhe wenda imyambaro cyangwa ibyo kurya. Oya, ushaka gusa amavuta y'Imana, ushaka imbaraga z'Imana zize kubana nawe, ibihe bikagenda neza. 2008 nibwo navuye kuri ensemble. Urwo rugendo rwose ngeza muri 2012 nari mfitemo utubazo nakundaga kwibaza mu bintu bijyanye n'ijambo ry'Imana, ariko simbona igisubizo, cyangwa nkumva ninjye ufite ikibazo abandi nta kibazo bafite. Ibintu byo kwibaza ati kubera iki Yesu avuga gutya, wenda akavuga ngo abantu bazaza bavuga muri ibyo bihe ngo mwami twakoze mu izina ryawe, akababwira ati mugende sinigeze kubamenya. Bikagucanga, kubera iki azababwiye gutya kandi baravuga ngo bakora ibi mu izina rye. Urumva utubazo nk'utwo dutangira kuza, utubazo twibaza se tuzajya mu ijuru bigenze gute, ko burya umuntu yisanga afite intege nke. Ntaguciye mu ijambo bw'icyo gihe wari uri mu dini ya Assemblée de Dieu? Oya, muri Assemblée de Dieu nahavuye 2009. Assemblée de muri Bethlehem. Bethlehem Nyamirambo n'ubundi. Wavuye kuri Assemblée de Dieu ujya Bethlehem. Izo confusion zo mu ijambo ry'Imana nibwo watangiye kuzigira ugeze muri Bethlehem. Kubera ibingibi byo kugenda umuntu afasha ama worship team atandukanye, nagendaga gufasha ama worship team nka Shilo gitangira urusengero rwitwa Shilo worship team yaho narayifashije tugitangira mbayo kuri Bethlehem. Kuri Bethlehem ni naho natinze igihe kirekire. Ni naho nyine natangiye kwaguka no kumenya ubutumwa bwiza. Yego. 2012 nimwe natangiye kujya mbitekerezaho, none ntangira no kujya nsoma ku buryo byageraga naho ngaho nkarara nsoma Bibiliya, nkayisoma nkumva ndi yego. Urumva kuri Bethlehem niho natangiye kumenya ubutumwa bwiza, asa nk'umuntu utangiye guhumuka, nkajya nsoma Bibiliya nkarara nsoma, nge namimenya mbimenya. Biriya bintu rero iyo bitangiye kuza bikubana byinshi, ushaka no kubivuga unahubaguritse, kubera ko biba byinshi, ukumva ama revelation ni menshi, wasomira ijambo kumva risobanuye iki ngiki, none ugasa nk'umuntu uri gupfumfurukana mu mwobo wagira ngo bari baragutsindagiriyemo. Urwo rugendo ruraza, n'induru zigenda ziza nko ku rusengero kubera ibyo bintu n'iki, ariko uko bukeye nuko bwije agenda asobanukirwa ubutumwa bwiza. Noneho n'iki ubutumwa bwiza cyangwa ijambo ry'Imana cyangwa se Imana nyirizina ntago ari Bibiliya, ahubwo no gufata ubuzima buri muri Bibiliya ukaba ubuzima bwawe, ukajya bugahinduka wowe.
ku buryo niyo bafata bibiliya bakayitwika cyangwa bakayica cyangwa bakayica ku isi yose ugumana ubuzima bw'Imana muri wowe kandi ukaba ufite gihamya neza yuko Imana muri kumwe. Alex wenda tuganire step by step, ndabizi abantu benshi bari buze gusobanukirwa neza uko bitangiye uvuga, bari bwumve nyine impamvu uri kubivuga gutya, ariko ndibaza icyo gihe utangira kugira iryo shyaka mu mutima nyine utangira kumva hari ibintu ukeneye kumenya birenze ibyo wabwirwaga, ntabwo wanyurwaga n'ibyo mu idini bigishaga icyo gihe cyangwa mu itorero, ntiwumvaga unyuzwe neza ngo unyurwe kabisa, wumvaga hari ibindi ukwiye kwiyongereraho? Igihe cyose igihe nabaye mu rusengero nagiraga confusion y'ibintu bigisha kuko nabonaga umuntu yigisha ibintu adakora akenshi rwose. N'icyo gihe nkubwira ngo za 2005 kuzamura ntago nigeraga numva nk'ahantu tuvuga urugero papa wanjye ni pasiteri ku rusengero iwabo bari barashizeho n'impapuro z'abantu bafite imyenda y'ibyacumi. Usanga abantu bari mu ibintu byose ni ukuguhatira gukora ikintu no gukora par volonté, kuko umuntu agira amahitamo n'Imana itanga. Uzi ko amahitamo Imana iyubahiriza ku buryo nishobora kugufata ku ngufu, niho uhitamo. Noneho nakuze mfite utwo tubazo, ariko utwo tubazo twakemuwe na Bibiliya n'ubundi kugenda umuntu asoma. Igihe rero ishaka ryanjemo ryo gusoma nibwo nagendaga nsubiza bya bibazo nagiraga, kubera iki iki ngiki, kubera iki iki ngiki. Twese turabizi ko muri church bavuga ibintu byo gutura, bakavuga ibyacumi, bakavuga amaturo. Ugiye muri Bibiliya ugasanga ahantu byatangiriye n'ukuntu byakoreshwaga n'ukuntu byagendaga. Muri kino gihe rwose umuntu kugusaba amaturo namwita ibandi pe, umuntu agusabye icyacumi kandi noneho bo barabitegeka akavuga ngo kudatanga icyacumi nyine ngo buri umujura ngo bawiba Imana. Imana nta mafaranga irya. Ubu wabonye umuntu uyaka ahubwo uhita umwita ibandi. Ushobora kumwita ibandi, nisi ibandi wenda ndarashe cyane, ushobora kumwita wenda ko atari yagira ubumenyi buhagije ku ijambo ry'Imana. Noneho ushobora no kumwita n'umuntu ufite inda nini, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo umukiranutsi azabeshwaho no kwizera. Kuko umuntu yaka amaturo cyangwa ibyacumi afite titre runaka agomba kuba afite. Agomba kuba afite titre y'umutambyi, kuko abatambyi nibo batungwaga n'ibyo mu nzu y'Imana. Uyu munsi nta mutambyi dufite, kuko twese turi abatambyi, tukaba abatambyi, Kristo akaba umutambyi mukuru. Ubwo ngubwo ninde ndi buhituro, ninde ndi buhicyacumi? Alex, muri revelation, sorry gato tujye tugenda tugana. Ubu nukuvuga muri revelation wagize wowe ikintu cyitwa gutanga ituro cyangwa icyacumi ntabwo gikozwe. Gutanga ituro n'icyacumi birashekeje mu rwego bikorwamo. biteye inkeke, biteye ikibazo, kubera yuko nta nubwo babihera aho byatangiriye. Wenda mu kuva bavuga ati mu kuva niho ibintu bya donc kuva umunsi Mose ashiraho abatambyi, ashiraho itegeko ry'abatambyi, akababwira n'icyo bagomba gukora. Nawe yakibwirijwe n'Imana ku musozi, ugakurikiza n'iby'ubu ngubu. Nta Balewi tugira mu gihugu cy'u Rwanda, twite turi Abisirayeli. Ibyo bintu byabaga mu Bisirayeli, Abalewi, umuryango wa Lewi wavagamo abatambyi n'abaseriviteri bakora mu nzu y'Imana. Uyu munsi ntabahari. En fait, nk'amafaranga batanga mu rusengero nakayise nk'umusanzu. Umusanzu wo gushigikira kugira ngo wenda urusengero igihe bakenera amazi, ibikoresho runaka byo mu rusengero. Ntago byakabaye byitwa ngo ni ituro ry'Imana. Ese Imana wayitura iki koko? Byatanga si ikibazo ariko bahindura izina. Inyiti eske wenda turacyari kuganira, ngira ngo revelation wagize n'ubundi ziri include muri Bibiliya. Ngira ngo ntibiri kure ya Bible. Hari uburyo basi Bible ishobora kuba yerekana bwo kuyatanga se? Gutanga amafaranga. Ntabwo buryo bigaragaza. Insengero tubona abakristo iyo basenga bigaragaza gutangamo amafaranga. Wenda ahantu muri Matayo bavuga ngo Yesu ngo yarari mu rusengero ngo bari gutura, ngo umukecuru ngo araza ngo atura ngo amakuta abiri, ngo ngubwo ntibigaragara. N'isezerano rishya ntiritangirira muri Matayo. Isezerano rishya ubundi ryiza ritangira mu byakozwe n'intumwa, Mwuka Wera amanutse. Kuko tuvuge urugero, Yesu yaza mu isi akigisha agapfa, wenda akanazuka da, akajya mu ijuru akigumiraho nitubona Umwuka Wera. Nubundi ariko wadusize kwa Mose, ibiboko byari kutubona. Ariko yarapfuye, yarabwirije, kandi mu kubwiriza kwiwe yasanze abantu bari basanzwe bafite iyobokamana mu ntoki zabo, ntiyumvikana nabo. Akajya abereka ati muri ibi mwebwe mudakora, harimo ibi n'ibi n'ibi. Ni nko kubakangura. Asanga bafite amategeko, we arayakomeza, noneho ashyiraho ibiremereye kurushaho. Ntimugasambane, siko bababwiye. Ariko n'urebye
mukamugenzi we akamwifuza abamajije gusambana nawe. Urumva niba warasambanaga se hakiri itegeko ntugasambane, none bakavuga no kureba none bibaye icyaha, ubwo urumva bitaremereye bibaye none ku buryo utashobora. Ijambo ry'Imana riravuga ngo kugira ngo akanwa kose kazibwe, niyo mpamvu amategeko yatanzwe, abantu bose batsinzwe n'urubanza imbere y'Imana, abantu bose batsinzwe n'urubanza imbere y'Imana. Noneho usomye mu Baroma igice cya 3 wowe ugahera nko ku murongo 21 haravuga ngo hariho gukiranuka kw'Imana kwahishuwe kudahishwa n'amategeko, nubwo amategeko n'ibyahano ari byo biguhamya. Niko gukiranuka kw'Imana abizeye bose bahishwa no kwizera Yesu Kristo ari natandukanye. Uze kuri 23 akavuga ngo kuko bose bakoze ibyaha ntibashikira ubwiza bw'Imana. Urumva abantu bose babumbiwe ahantu hamwe mu bugome, mu cyaha, kugira ngo Kristo wenyine aba ari we uba intangiriro y'ubuzima bushya bw'abo bantu. So rero niba Kristo aje akabwiriza, Kristo agapfa agapfira ibyaha, hanyuma akazuka akajya mu ijuru kugira dutsindishirizwe, hanyuma agatanga isezerano ry'umwuka wera. Uyu mwuka wera niwe ushoboza kuvuga ibindi kuvuga nona, niwe ushobora kuguhishurira Kristo wa nyawe. Bitandukanye urabizi ko Petero ntago bari n'intumwa, ntago bari basobanukiwe Yesu wari we neza kugeza igihe bakiri umwuka wera. Nibyo Kristo yakoze mu bikorwa yakoze gupfa no kugira gute, umwuka wera niwe wasobanuye icyo gikorwa mu buryo burambuye, none nabo basohoka babihamya buzuye imbaraga. Petero atagitinya, arabizi yaratinyiye hakana Yesu kubera inkoni, ariko Petero yarinze apfa rwose ibintu by'ubwoba. Ibaze ko Petero banamufashe bakamushyira mu nzimboye, yari yiryamiye kandi bari buke bamwica. Nuvuga ngo umwuka wera ni imbaraga, n'ubushobozi, n'ubwenge, n'ubutware, ni byose ku muntu wizera Kristo byanyabo. Uwo rero n'uyobora abana b'Imana muri nose, bitandukanye n'ibintu by'amategeko hari. Nshobora no gutanga nese niba naratanze ubuzima bwanjye ngo bwigurira Kristo, amafaranga niyo yasigara, hagari yo yasigara. Ariko wishaka kubyita ngo ni ituro ndi guha Imana, mu gihe mfata 5 byanjye ngagenda ngavugisha 5 akaba ariyo nza gutura. Kubeshya gusa ni ibikorwa byo kubeshya biri aho ngaho y'abantu utamenya, ari ababitanga hari n'ababyaka bose kimwe. Alexis, nteye ubwo ibitekerezo ko bitoroshye ubuzima bwo mwitorera ububayemo ute? Wavuze turacyari mu gihe 2012 ugeze muri Bethlehem, iyo revelation iraje utangiye kuyibamo. Wa mugabo ibintu byarakorohe? Byari intambara gusa, ntago abantu bashobora kubyumva. Yego, turacyari ahagana za 2012, turacyari muri ya revelation iteye ubwoba uri kugenda igira. Nakibaza ngo ibi bintu byarakoroheye mu itorero? Ntago ari mu itorero, mu idini yitirira itorero. Ubwo itorero ni universel, ni itorero n'abaturanye, ni ku isi yose. Nage ahubwo abantu bazumbirwa kuko hari abantu bazarimbuka batonda ku rusengero buri gihe, baterana bagira bakora ibintu byose bazarimbuka. Ariko abari mu itorero aha hose tubona abantu bajya gusengera ntabwo ari mu itorero. Itorero ryande? Nta torero riri, itorero wemera ku isi ni iri. Itorero riri mu isi ntaryo, ntabwo ko ari iri yose ni amadini. Gusa muri ayo madini haba harimo itorero, kuko itorero ni umugeni wa Kristo, kandi inzira imugeza aho agomba kujya yaraciwe ni Yesu Kristo, nta handi wanyura. Uhita wumva ibindi ko hano se hano hari amadini menshi, hari abahindu, hari abaki, ni ibintu utaba ni benshi. Abitirira aba Kristo nibo usanga bita ngo ni itorero, na Kiliziya Gatolika nayo ngo ni itorero. Kandi ubwo Gatolika ubwo ni itorero ngo ry'isi, ariko itorero ni umuntu umwe ku giti cye adashemekiye n'ikindi kintu. Yego, byari bikumereye bite iyo myumvire mu idini ry'icyo gihe? Tangira kwigisha nk'ibisanzwe, ukavuga ko wigisha ubuyobo. Ushaka ko abantu baba ibigande, ushaka ko abantu badatura, ushaka ngo abantu bakora ibyaha, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ni intambara zikunda kwirepeta ahantu hose kandi zigaruka zisa ntizihinduka. Iyo umuntu uvuze ubuntu bw'Imana cyangwa uvuze ijambo ry'Imana ry'ukuri, bakubwira kuri kwigisha abantu gukora ibyaha. Noneho utegereza ibyo byaha bikabura. Ariko si byo bigisha bo, bifasha abantu kuva mu byaha, cyangwa ahubwo bigusunikiramo cyane. Nese Yesu yaziye bande, si abanyabyaha. Yesu se yaraje gukuramo inyama yo gukora icyaha,
ayirobora muri wowe. Ubundi si umuntu n'icyaha batandukanye. Na leta y'u Rwanda niba ibisambo bimajije kwigira karakajya irabirasa. Ibyo ni ibintu tuzi. Bakurasa kubera iki? Kuki batarasa icyaha kiri muri wowe cy'ubujura? Iyo ngeso bayizi, bazi ngo wenda mu mwijima niho hatuma yiba. Bakujyana kwa muganga bakabaga ako kanyama bakagakuramo, ariko umuntu ubwe ni icyaha. Niyo mpamvu bisaba kugira ngo bicyare mwigisha ni ukwakira Yesu Kristo, ukakira umwuka wawe akagutsimbishira. Muka ngo niwe wica kamere, niwe utsikamira kamere. Nawe ntaga yica ngo kamere irapfa kuva nyambaye iyi body mfite kamere. Ariko unshoboza kunesha ibingibi, umuntu ushobora gutuma ndeba inkumi intege zigacika sinyifuze, ntaga ari iki uyu wanjye w'umubiri gutya, ntabwo byakunda. Ariko umwuka w'Imana aragufasha akakubwira ati wirangarira hariya abana kibuka, n'ubundi ibyo n'iby'akanya gato nabyo biraza gushira. Ni ugufasha, ntago ari imbaraga zanjye. Ni nkora ikintu cyiza ntago nkwiriye kukirata ngo ubwo ninjye wabikoze. Ni nk'uko Petero yavuga ati niyakanye Yesu kubera ko bamukubise, ubu ngubu kubera yuko nanjye sigaye bamboha nkasinzira, ninjye n'imbaraga zanjye, ntago ari imbaraga ze. Ni imbaraga z'umwuka wera, ni imbaraga z'Imana mu muntu nizo zimufasha. Wewe icyo bigusaba kwiyegurira uwo nguwo. Wamara kumwiyegurira imurimo wese akorera muri wowe, ntabwo ari wowe ukoze, ni wowe ukoze. Rero ibyo ngibyo by'intambara mu rusengero rwose ntago zabura. Yesu azarinda nagaruka. N'igitangaje ahantu Satani anahumira n'abana amaso ntibanareba, Yesu yishwe n'abapagani. Umutambyi mukuru Kayafa ajya gushwanyaguza imyenda yiwe imbere y'abami ngo ni mu mubambi ngo amaraso yabe ku mitwe yacu no ku mitwe y'abana bacu. Uwo muntu se yaracigatiye iyobokamana. Abantu bishe Yesu ni abantu bari bafite iyobokamana mu ntoki. Abantu bishe intumwa ni abantu bari bafite iyobokamana mu ntoki. Kugeza n'uyu munsi abantu bihakana Kristo kandi bamuvuga ni abafite iyobokamana mu ntoki, bayoboye n'amasengero manini cyane, ibizu. Nta nubwo ni ibizu binini. Alex, abaro Kristo hano ni bari bugutera amabuye yo kabyara. Birasanzwe. Birasanzwe. Amabuye warayamenyereye. Iyo umuntu wavuze ukuri sagasigara ari muzima. Yesu ntiyababwiye ukuri bakamwica. Ese muvandimo, tukira wenda bara turakomeza. Ufite gitari uri umuhanzi uririmba indirimbo zihimbaza Imana. Yego. Wizera ibyo bintu uri kwizera muri ubwo buryo byizeramo. Indirimbo zawe z'ubwo zivuga iki? Nazo zivuga ibyo. Reka twumve. Mbabarira. Uko gushaka kw'Imana niko kwatumye nezwa, kuko yitambye rimwe gusa ngo ncungurwe by'iteka. Uko gushaka kw'Imana yanjye niko kwatumye nezwa, kuko yitambye rimwe gusa ngo ncungurwe by'iteka. Sinakijijwe n'amaraso y'ihene, sinacunguwe n'inuma y'intungura, sinakijijwe n'amaraso y'ihene, sinacunguwe n'inuma y'intungura. Uko gushaka kw'Imana ni
mw'abantu mw'uru rubanza muraruca uyu muntu araririmba tukarira ariko ngo insengero zose ngo ni amazu gusa. Alex, ubuzima bwawe mu idini wabyise idini, ubwo nanjye reka bivuga uko wabivuze, ni ubuzima byumvikana ko ari ubuzima butari bworoshye, nshingiye ku byo uri kuvugira aha, shingiye no ku myizerere yindi tuzi iri hanze kandi iri rusange. Wabyihanganyemo igihe kingana iki guterwa amabuye? Na n'uyu munsi cyangwa uracyariyo kiri mu idini cyangwa se aho nasengeraga, aho bita ko nasengeraga, aho nateraniraga, kuko waravugaga bo bagahimba ibindi. Niba uvuze ikintu kandi ufite fact, ufite n'ibyanditswe bibivuga, en fait nk'umuntu ari kuvuga gutya, hari ubyumva akita fana ngo babwire ngo abo mu rusengero ngo abo mu idini, bikureba wowe uri kuvuga, wowe utangiye gufana, birakureba bikareba buri muntu wese witwa ko yizera Bibiliya cyangwa yemera ibiri muri Bibiliya, kugendera ku ijambo ry'Imana icyo rivuga, kumenya ijambo ry'Imana, kugira inyota, gushaka kumenya ijambo ry'Imana rivuga iki. Ese kubera iki Alex aje avuga bino bintu? Ese arabitoraguye? Njye ntago ntoragura ibyo mvuga. Kadusome dusome muri Bibiliya twumve ibi bintu ni ukuri, nibyo nishakiye cyangwa aho byatangiriye. Wenda tujye mu itangiriro. Mu itangiriro igice cya kabiri usomye umurongo wa 17 bakuntu wavuga, ariko igiti cy'ubwenge bumenyesha icyiza n'ikibi ntuzakiryeho, kuko ku munsi wakiriyeho no gupfa uzapfa. Imana itanze itegeko, yaremye ibintu byose, irangije mu muntu, irangije imushira muri Edeni, irangije iramutegeka ngo ku biti byose byo muri ino ngobyi ugirye imbuto zabyo uko ushaka, keretse ku giti cy'ubugingo cyangwa ku giti cy'ubwenge bumenyesha icyiza n'ikibi ntukiryeho. Nukiryaho ingaruka ni ugupfa. Mu gice cya gatatu inzoka ngo iri kuganira na Eva, mva ko nimubwira ngo inzoka yarushaga uburiganya inyamaswa zose zo mu ishamba Uwiteka Imana yaremye. Ibaza uwo mugore iti, ni ukuri koko Imana yaravuze iti ntimuzarye ku giti cyose cyo muri ino ngobyi? Hano kumva amagambo Satani azanye, abanje kumubwira ati ku biti byose barababujije, bavuze igiti kimwe, we ababwiye ku biti byose barababujije, kugira ngo azane ikiganiro. Umugore arasubiza ngo, uwo mugore arayisubiza ati, imbuto z'ibiti byose twemerewe kuzirya. Uwo mugore arayisubiza ati, imbuto z'ibiti byo muri iyi ngobyi twemerewe kuzirya, keretse igiti kiri hagati y'ingobyi nizo Imana yatubwiye ntimuzazirye, ntimuzazikoreho, mutazapfa. Iyo nzoka ibwira uwo mugore iti, gupfa ntimuzapfa, kuko Imana izi yuko ku munsi mwaziriyeho amaso yanyu azahweza, mugahindurwa mukamera nk'Imana, kuko kumenya icyiza n'ikibi. Uwo mugore abona yuko icyo giti gifite ibyo kurya byiza, kandi ko ari icy'igikundiro, kandi ko ari cyo kwifuriza umuntu kumenyesha umuntu ubwenge, asoroma ku mbuto zacyo arazirya. Aho n'umugore bari kumwe barazirya. Ibi ngibi biri mu itangiriro. Imana irababwiye nimuzarya muzapfa. Bisaba kubaha cyangwa kwizera icyo Imana ivuze, muzapfa. Ntabwo urupfu bari baruzi. Inzoka irababwiye ntabwo muzapfa, ahubwo muzamera nk'Imana. Umuntu yumva ko kumera nk'Imana ari diri ya danje, aba ariye yisanga yambaye ubusa. Zatangiye gupfa, imirebere, imyumvire itangiye kwangirika. Imana iramureba mu gice cya gatatu, imukura mu ngobyi, hano kuri 22, imukura mu ngobyi ya Edeni, imukuyemo kugira ngo atajya kurya ikindi giti cy'ubugingo cyari kiri muri Edeni. Imuhari bihananga, umugore uzajya ubyara ubabaye, inzoka uzajya ukuruza inda, umugabo azajya arya yiyusha kuya, kugeza uyu munsi. Ntabwo bizahinduka kugeza isi izarangirira. Ibi Imana yavuze bizaguma gutya. Hanyuma umuntu aragenda asohoka hanze y'ingobyi, aho yari ari mu butegetsi cyangwa se mu buyobozi bw'Imana, ajya kuruha hanze. Icyo gihe abantu bahuzwaga n'Imana na conscience, ntabwo bahuzwaga n'Imana n'itegeko cyangwa n'umwuka wera cyangwa n'ikindi kintu icyo cyose. Conscience muri wowe, kugeza kuri Aburahamu n'Imana yahamagaye mukuri wabo
aramubwira ati genda nawe ahaguruka kubwo kwizera ataza ahagiye kugeza kuri Kristo ubwo yazaga mu isi. Bibiliya itwereka ko agakiza no kubabarirwa ibyaha, igice cya mbere cya Luka umurongo 77 ngo nawe mwana uzitwa umwana uzisumba byose kuko uzabanziriza umwami ngo utunganye inzira ze no kumenyesha abantu b'iby'agakiza kari kubabarirwa ibyaha byabo. Iki cyaha Adamu bakoze haruje kukishura, haruje kukibakiza. Aha ngaha niho wasa nkaho ubutumwa bwiza ariko kuki bwiswe bwiza kuko bari baramenyereye gukubitwa amategeko yari yarabahondaguye. Abisirayeli bakoraga ibyaha bakisanga mu munyage, bagisanga hehe na hehe mu bihugu by'amahanga iteka ryose bari mu bintu nk'ibyo ngibyo. Kubera iki? Kubera yuko bangaga kuguma mu buyobozi bw'Imana. Nkuko aba ngaba banze kuguma mu buyobozi bw'Imana, the same n'uyu munsi abantu bari kwanga kuguma mu buyobozi bw'Imana. Barashaka kumva icyo Satani ari kuvuga. Kuko abapasiteri benshi babaye nk'Imana mu rusengero, bameze nk'ari bo basenga. Kuko umuntu ushobora gutuka Imana ntihagire icyo bakubwira, ariko ututse pasiteri wacu cyangwa urusengero runaka cyangwa umukozeho gato ukamuvugaho, kuko nk'ubu ngubu barabavuga ngo ukumva umuntu aravuze ngo wenda nka Paul Gitwaza ngo niwe ngo Mose ngo Imana ngo yahaye u Rwanda. Igihe cya Mose cyararangiye. Niba ngo umwuka wa Satani niyo ukuvugishije ko Apotre Gitwaza ari iki? Ari Mose w'u Rwanda. Kubera yuko Satani azibihe n'Imana izibihe. Satani azi neza yuko igihe cya Mose cyararangiye, n'Imana izi neza ko igihe cya Mose cyararangiye. Ubu turi mu gihe cya Kristo kandi igihe cy'ubuntu bw'Imana. Kuko nyuma y'ubuntu kumva tukumva, nyuma y'ubuntu ni urubanza, nta bindi bintu. Yes, kuko tuvuge Perezida wa Repubulika iyo afashe hari ukuntu ajya afata nk'abantu akabaha imbabazi. Iyo aguhaye imbabazi ugasubira mu buzima busanzwe, ntago aba akubwiye ngo genda wongere wice abantu, genda wongere wibe. Ni imbabazi nyine. Izo mbabazi iyo ugiye hanze muri rubanda ntuzikoreshe neza, igikurikira ni iki? Iyo bongeye kugufatira mu cyaha bagohereye imbabazi bigenda gute? Igihano kirikuba, usubirayo. Nuko bizagendekera abantu kandi Imana yatanze imbabazi. Agakiza ni imbabazi, ni ubuntu, ntago twari kukiha. Abantu nkuko batari gusubira inyuma ngo ntibarye kuri cya giti, ngo iyo tubimenya ntiturye kuri cya giti, ni nako umuntu utazizera Yesu Kristo ngo amubere agakiza ababarirwa ibyaha byiwe azicuza ku iherezo. Fondasiyo rero y'ibintu bitangirira aho ngaho. Uko ibintu byatangiye, ukuntu abantu bacumuye n'ukuntu Kristo yaje gutanga agakiza nk'imbabazi. Mbahaye imbabazi kuri cya kintu mwakoze, none munyoboke, none njye mbayobore mbereke inzira yanyayo. Ese Alex, dushingiye wenda ku gihe wamaze urwana n'iyi revolution, sibyo? Igihe byakumazemo urwana n'irihishurirwa, wari umukristo usanzwe nk'abandi mu rusengero nawe. Biroroshye ko ibi bintu uri kuvuga uriya mukristo umeze nkawe mbere utarabimenya ari bubyumve nk'uko ushaka ko abyumva. Kubyumva rero saha ndi kubivugira, ntushobora kumenya ikintu umunsi umwe. Yego. Ariko abakristo muri natire yabo, ese mbita abakristo se? Okay, reka mbita abakristo kubera ko niko wenda bitwa. Cyangwa hari amaterime n'amazina akoreshwa bisanzwe atagize n'ikintu atwaye. Uri umukristo kujya gusenga ni byiza, ariko kumenya ni byiza cyane. Kuba uri mu bintu ukabubizi, bakaba bagusoba bashobora kukubaza ese ibyiringiro byawe ni ibihe, ibyo wemera ni ibihe, ukabubizi. Utaba unabyemera ukavuga ati impamvu nabyemera nayo ni iyi. Kuko mu isi abantu bakunda ibintu bibi, bakunda ibintu bibi kurusha ibintu byiza. Umuntu akunda ikigare, umuntu akunda ibe byacitse. N'inkuru za YouTube y'izisomye usanga ngo none byose ngo yabishize hanze. Yavuze ko byose yabishize hanze, abantu bahita bihutira kujya kumva iyo nkuru yashibishe byagenze gutyo. Dukunda ibintu bimeze gutyo, biri muri nature yacu gukunda ibintu bimeze gutyo. Ariko umuntu witwa ko ari umukristo, yewe uba umukristo, uba umusilamu, ube umudive, uba umuhirika, uba umuhindu, wakagombye kuba uzi neza ibyo wemera neza ku buryo utabishidikanyaho. Bakubaza ati imyizerere yawe ni iyi, ukayisobanura. Niba hari ushaka kugukurikira agukurikire, kuko yumvishije ibintu byawe uzi no kubivuga no kubisobanura no kubibamo. Hari ukuba ubizi, hari no kubaho ubwo buzima busa n'ibyo bintu uri kuvuga. Rero abarokore benshi usanga ibyo bo bizera biri mu kirere, ntabyo bazi. Bakavuga ko bemera Bibiri, ariko Bibiri igahabana n'ibyo bakora, igahabana cyane n'ibyo bavuga. Nk'ibyo twahereho tuvuga ngo by'amaturo n'ibyacumi n'ibiki byose, akubwira ati nk'umuntu waka amaturo ahita ngo n'ay'Imana kaka. Yego,
umwana babajije ikibazo nawe urahagurutse urabajije. ubwo twe tugeze ku iteraniro ko ryabaye ku cyumweru bagasigaza abantu bose biga kuri Alex bakamagarika so ibintu bigenda gutyo shiti miza nk'aje n'igikuba abana bamwe baragenda ibintu biragica bati Alex avuga ukuri abandi ati Alex ibi nibi okay kubera ko nawe uburana n'umuhamba nyine aho tuba turi muri urwo rusengero cyangwa muri iyo nzu ifite uyiyoboye aramagarika ngenda muri ati nta kibazo genza agenda guterana kuko jewe ntabwo value ntabwo agaciro ko kuririmba nakajyanye n'agaciro k'ijambo ry'Imana kuba ncuranga kuba ndirimba ibi nari ikintu bibwiye rwose niyo ntaba mbikora ijambo ry'Imana niryo ryonyine rinyereka ko nzagira ubundi buzima niryo rinyuhagira niryo rintunganya niryo rinyereka nyura hano ugira gutya ntabwo kuririmba aribyo binyobora. Alex haje kubaho indi nama, iyo nama nyine yarabaye baramagaruka mushiti mikomezwana n'abandi nyuma nanone pastor aza kumbwira ngo turaganira aza kumbwira ukuntu nsaba imbabazi bya bindi byo kugenda ari imbere ngo natandukiriye ku mahame y'itorero yego baragera amabara nsubira kuri Imana none ngeze aho nyine ndabiyagaruka nyuma shaka no kugera kuri Imana ngo yo numva bijemo induru ndabireka no ndabiza neza ndabyibona gikira nagira ngira kwisengera guteranira ahandi hari abantu bazi ijambo ry'Imana doka ngiye namunyuka igihe cyarageze unahindura itorero ari naryo na uyu munsi shiri barizwamo n'irihe mu mujyi bandamenya muri etaje yego. Alex wenda nkurikije uko uyu munsi izo nyigisho zihagaze wagereranya gute nk'umubare w'abantu maze kubwira bakumva uyu munsi bari mu murongo nk'urimo gukoresha ibyo bishakiye? Ntabwo mbazi gusa hari benshi tuganira kuko hari n'abagiye baza kumusura ubundi se baza kumusura tukaganira ibiki bindi iyo uje kumusura ngiye twigana ijambo ry'Imana yaba ari abo twateranaga kera muri iryo sengero hari abana bagiye baza shaka dimanche mugoroba baza tukigira ijambo ry'Imana bakabaza ibibazo avuga nanjye nkunguka bakanyungura nanjye nkabo ni ibyo ngibyo nta bindi rero mvuze ngo umubare runaka gusa ibintu byose ni process uyu munsi ashobora kuba afite ibigeni ariko uko agenda yiga ashobora kugera akamenya wenda hari none yigishije uyu munsi wenda akaba ashobora kuba ari umuhanga ntabwo uzi ibyo afite icyo ariko gusa iyo muganira wumva kiri muri wa muntu niho ntabwo wakwishimira mu bintu. Ese ibyo bintu byo guhagarikwa gutyo mu idini ugahagarikwa ntabwo umuntu ashobora kwibaza ati ibyo byose byakubayeho bakaguhagarika nibyo byakurakaje kugeza uyu munsi itorero ryose ubonye uvuga ngo ni idini ni inzu n'ibiki ese uwo mujinya ni wawe ukomoka ku byakubayeho nta bantu bashobora kwibaza narabivugaga nkirimo batayibanamagara ukirimo nabwo waribonaga nk'inzu yo guteranira bo bagitaga itorero ngiye mbona ari idini turiraho ngo rifite amahame runaka kuko idini riba rifite amahame runaka ngenderwaho ariko itorero riyoborwa n'umwuka w'Imana kandi itorero ni wowe ni jyewe ntabwo itorero ari inzu runaka nta hantu runaka n'ikizina runaka titre runaka ati iyi ngiyi yitwa wenda Assemblée de Dieu yitwa oya ayo nta madini yose yego itorero ni iryo Kristo yameneye amaraso n'uwizera Kristo iryo torero. Uyu munsi se nuvuga bagakumva ari benshi ufitiye gahunda wa mugabo wowe ntuzaba pastor mu minsi iri imbere igipasiteri umuhamagaro sindana wiyumvamo ariko jewe ikintu nkangurira abantu hanini bajye basoma ibyanditswe babitindeho wisoma unyuraho abavuga ngo bashaka Imana ntabwo Imana tuyishaka twebwe Imana yaje kudushaka sibyo iratubona ahubwo twitugumana nayo yani kwigumbira kabisa tukagumana nayo icyo kidukwiriye. Nese icyo nibaza Alex uyu munsi wa none ubwirije gutya uvuze ubutumwa bwiza gutya ukabusobanurira abantu bakabwumva ari benshi bakabenterese ntabwo ahunda wagira yo kubahuriza ahantu wenda reka ndeke kubyita uko bashyiraho umunsi nko ku cyumweru cyangwa kuwa bazajya baza guterana bakavuga ntabohereza n'ahandi bashobora kugenda bakumva ibirushije ntabwo ari njyenyine z'ubutumwa bwiza hari n'abapasiteri bazi ubutumwa bwiza bafite n'isengero wenda ahantu abantu bahurira ushobora kuza ugasangira nabo ijambo ry'Imana njyewe cyakoze amenyuza kuri channel yanjye nta gahunda ufite yo kuza nta n'agasare nzashaka ngo kuvugiramo ijambo ry'Imana nawe gusa aho ndi hose turi kuganira nkabona uburyo nkajomba ngomba kukubwira ijambo ry'Imana byafashije nawe rigufasha kandi kugufasha ni amahitamo yawe ntabwo ari kugufosira ubyumva n'ubihitamo ubihitemo.
nutabihitamo ntacyo ukomeza ibyawe nanjye nkomeza ibyawe. Ariko ibi byo kuvuga ngo wego buriya n'umuvugabutumwa Alexis izo titre n'ibiki byose ntabyo ndi nobody kabisa. Njye ndi umukristo gusa, nizera Yesu Kristo ko yampfiriye rwose, igitambo cya Kristo nshima ndirimba n'ibyo uzabyumva azabyakira. Kandi byo kuvuga ngo gushaka agasare ngo abantu tuzaduhurira nta biri. Alex, uyu munsi wa none ushobora kuba ufite experience mu itorero cyangwa mu idini itari munsi y'imyaka 15 iri munsi irarenga 20. Yego 20. Ese niba umuntu yaravukiye ajya mu rusengero agakurira mu rusengero baradupresize ngiye kugira ngo ikibazo cyanjye kinyerobere, ariko iri hejuru ya 20. Iri hejuru ya 20 rwa muri ibi ubibona. Alex, uyu munsi ubifata uti ubonye umuhanuzi ashobora kuza agasenya urugo rw'umugore n'umugabo cyangwa umuryango runaka yitwaje Imana kandi bakamwumvira ibyo bintu bikajya mu bikorwa, biriya bintu bivuga iki? Ubibona uti iyo dayimoni ihuye n'indi dayimoni bagakora ibyo abadayimoni bagomba gukora. Umuntu udafite ijambo ry'Imana muri we agahura n'undi utarifite yitwaje ngo afite impano z'ubuhanuzi, bose buzuye abazimu. Ibintu bagomba gukora cyangwa imbuto wera icyo gihe ni za Satani. Niyo mpamvu usanga byahatse bashwanye n'umugabo n'umugore sinzi ikintu baba bahagazeho, barinde ubwo babasenyera kubera ubuhanuzi. Bamwe bashaka kubita ngo inzira karengane ariko nabo ubwabo nta mana. Donc niyo mpamvu gukangurira abantu kumenya ijambo ry'Imana ni ikintu cy'ingenzi. Ijambo ry'Imana rimeze gute? Ijambo ry'Imana rimeze nk'akayunguruzo. Ikintu cyose ukibonamo. Hari uwavuze ngo unashaka no guhinga ngo weze wakoresha ijambo ry'Imana. Ushaka gukora igitwaro cya kirimbuzi burya n'ijambo ry'Imana rikoresha. Urumva? Ikintu cyose ushaka gutanga uburozi ushaka kwifashisha ijambo ry'Imana ugatanga uburozi. Niyo mpamvu babyifashisha akabitanga. Ariko umuhanuzi muzi ibiri ifite ukuntu imuvuga, izi urugo rw'isi ibiri ifite ukuntu imuvuga, uburyo umugabo agomba gukunda umugore. Abefesi 5:5 w'igisomye izo mpuguro Pawulo yarazitanze, nubwo yabyerekezaga ku itorero na Kristo, ariko yatanze ukuntu umugabo agomba gutwara umugore no ukuntu umugore agomba gutwara umugabo. None se uyu munsi wa none ibyo bintu bibaye hagati ku mpande ebyiri, ni ukuvuga wowe ubajyaginga bombi cyangwa ko twe bose kimwe? Alex, wavuze wazanye ibyo bintu kubivuga yibeshya ko ari umwuka w'Imana. Ntago yibeshya, ababizi ibyo avuga atari umwuka w'Imana. None se ubwo si we mubikurusha ababwiye ari gushuka? Arababwiye nta jambo ry'Imana bafite, hari n'ubibabwiye nta jambo ry'Imana. Ese nikoza kuba batarifite bakiri muri process yo kurya? Process yihe yo kwiga ijambo ry'Imana. Wafite umwuka w'Imana umuntu akazaga kutuburira se? Yega wowe ukeka ko abantu bari mu rusengero ari Imana bakeneye? Oya. Imana yamajije gukora yamajije gukora intambwe yo kwiyegereza abantu. Yewe inakorwa n'ibyisabwa gukora, Imana yarabikoze. Abantu kugumana n'Imana byarabananiye. Abo umuntu barashaka Imana, umuntu akabara akajya kanyarira ngo yashaka Imana kandi bari kumwe. Abantu barashaka ibijyanye n'amarangamutima yabo. Akibaze ngiye bamanuriye aza nkabwira nk'umugore wanjye amubwira ati we ntabwo ari wowe Imana yasezeranye ko nzabana nawe, ngo Imana yanteguriye undi, kandi undi nawe bamumpangiye ngo baramuhanire buriya mukobwa niwe uzashakana n'uyu. Ni uko nta jambo ry'Imana agize gute mfite buri gihe. Ndifite nababwira ati rwose ibyo ngibyo ni ibya Satani ntabwo ari byo, ariko kubera yuko ntaryo mfite nyine ubwo njyana n'ibije byose. Mugabo iki kiganiro ngo haratugisoze ariko tugisoze muri ubu buryo. Uyu munsi wa none uri umuhanzi, reka twigarukire kuri kariyeri. Nabize abantu bafite amatsiko menshi, barumva twagumya kuvuga, hari byinshi batumva neza, ariko byose nababwira ngo bashaka YouTube channel yawe icaho ibiganiro ngira ngo sicaho indirimbo, wababwira aho bazajya babisanga, hanyuma akubaza kamwe 2-3 tugana ku musozo. Ngira ngo abashaka indirimbo n'ibiganiro bivuga ku butumwa bwiza wababwira aho babisanga. Abashaka kumva ibiganiro biri kuri YouTube yitwa Umurage. Yitwa Umurage 1987. Umurage 1987. Hari ibiganiro bike natangiye gushiraho, nzarakomeza no gushiraho ibindi kuko niyo gahunda ihari zajya babishaka. Ntago nyine umuntu uza ukanda subscribe, agakora like, agakora share, agakora na comment. Nyine umuntu waza akumva akabisesengura, yashaka akanabaza ibibazo akajudginga rwose mu buryo bwose yumva ashaka.
kuko ntabwo nayishyizeho kugira ngo wenda bibe akazi cyangwa bibiryoya mu gusharinga gusa abantu ijambo ry'Imana. Noneho yakumva ibyo bindi byose mvuze yabikora abikore ariko yabanjije kumva, kuko njya mbona nk'abantu bankurikira nko kuri TikTok nawe ushyiraho ijambo ry'Imana gusa twahere kuri TikTok ushyiraho ijambo ry'Imana ugasanga umuntu kubera ko amenyereye kuza gukoraho araza gusa aketa arayikinga bigaragara ko atumvishije. Ahantu nabiboneye ni hemi rero nashizeho video itari kuvuga, haragara ko ni kuvuga amagambo ariko ijwi ritari nayo barayikinga, ubwo se barayikinga bibiki wese bavumbura wabikoze ubishaka. Yego nese mbona yuko bari abantu ntabwo babanza kumva ibintu banyuraho gusa ubwo ari Alex agakandaho akagenda gutyo, si byo nkeneye rwose. Ikintu nkeneye byibuze ujye ubitekerezaho umwanya mutoya basi unajye no mu byanditswe urebe, kuko kuri YouTube byo bari seriye nkoresha n'ibyanditswe. Hano urabona navuze mu ncamake nyine navunagura ibintu, ariko hariya no kurambura niba ari ukuvuga agakiza no kuvuga agakiza no kumkatangiye byose nibyo ngibyo. Rero bahasanga aho ngaho kuri YouTube channel yitwa Umurage 1987 niyo nyiraho ibiganiro, akaba ari YouTube ibijyanye n'indirimbo nitwa Aele cyangwa Mugema Alex muzirangiye usacize bitubona. Uyu munsi wa none ufite indirimbo zingahe ziri hanze? Indirimbo imwe iri hanze. Nayo nta video lyrics gusa. Ibintu byawe byose ko byoroshye cyane, nta bintu baba bagize byataye. Hanze biranagorana gusa. Bisaba amafaranga. Si igihe wahereye wabuze ubushobozi ku buryo umaze gushyiraho. Ntabwo mbyitaho cyane ibyo hanze. Yego iyo ndirimbo imwe iri mu zo waturirimbiye. Ngira ngo wayituririmbira tunagana ku musozo. Alex wakoze kubana natwe kandi turizera ko n'ubutaha nitugukenera tuzakubona. Kubw'ibyo wakoze bitangaje, umutima wanjye uranezerewe, reka nkuririmbire. Intambara nyinshi wandwaniriye, ibyo wandengeje bitabarika, reka ndirimbe. Buri gitondo nzibukiranya n'abakunzi bawe tugushime, njye ntibidenga nzafata inanga yanjye ncuranga injyana ngahimbira umwami. Ni mwiza bitangaje, ni mwiza bitangaje, ni mwiza bitangaje. Urukundo rwawe rwarantaruye, uri mwiza. Imbabazi zawe zankuyemo rwo kurimbuka. Ni mwiza bitangaje, ni mwiza bitangaje, ni mwiza bitangaje. Alex ndagushimiye cyane wakoze. N'ubutaha nitugukenera turi kumwe.